Wa musore we kukoherereza amafoto y'ubwambure ibyo ntaribi, ahubwo ikibazo nshaka kukubaza, umukobwa wiyigeza gutakambira cyane mbese akwereka ko yataye umutwe agusaba kugira ngo wowe nawe muryamane, atari ukuvuga ngo ari kukwereka ibimenyetso cyangwa se ngo akwereke utuntu two ku ruhande dushobora gutuma ubikeka. Ndimwo kuvuga gutakamba, yafunguye amaso, ijwi ari ryo ari gukoresha akureba mu maso, yarangiza akaba ari uri gukontorora umukino akakubwira ati ngiye ndashaka ko turyamana, ndetse kandi akanabirwanira cyane. Ibyo bintu byigeze bikubaho? Bene ibyo bintu buriya ntabwo ari ugusaba uburenganzira, ahubwo ni domination. Umukobwa ubwe niwe urimo kwikontororera umubano mufitanye, kandi ibyo ni ibintu bigoye cyane cyangwa se biriho gakeya. Reka nze nkubwire iki kintu. Icyo gihe nk'umusore ntabwo aba ari wowe urimo guhiga uwo mukobwa, ahubwo uba wahindutse umuhigo. Ndetse kandi igihe uri mu rukundo nk'urwo ngurwo biba bitandukanye cyane n'izindi nkundo zibaho hano ku isi. Icyo gihe ntabwo uba ukibaza ngo mbese wowe nawe muri iki, nta bintu by'imikino, ahubwo wowe uba waramaze kwemeza neza cyane ko uwo mukobwa imyitwarire yawe yamaze gufungura umukobwa, mbese yarakwiyeguriye neza cyane. Icyo gihe bibisobanuye ko we utinginga, ahubwo icyabaye ari uko wagaragaye imbere y'uwo mukobwa nk'umuntu w'umugabo. Umukobwa yarangiza agahita avuga ati ewane, uyu nguyu ni umugabo nyine wa nyawe. Bityo rero nk'umusore nakugira inama yo kurekera aho ngaho kwiruka ku dufoto ngo tw'ubwambure tw'abakobwa n'iki, ahubwo wowe izamure ku rwego, wizamure ku ntera nk'umugabo kugera kuri rwa rwego umukobwa kureba, yarangiza akavuga ati ewane, uriya ni umugabo, njye noneho reka nigendere musanga sasa. Rero iyo niyo nsinzi ubundi ku musore, uwo ni wo mukino umusore yagakwiye kuba arimo gukina, kubera ko ingoro nini icinyiye umuhezo irutwa n'itongo ry'umukunzi.